iyi seri bayita Inzira series. Iyi seri iri guca kuri YouTube channel yitwa Tolawood Empire. Hakuno ubuzima ubundi wabwuzuyemo amayobera menshi utamenya, kandi ubuzima ni nk'urugendo. Buri muntu ubundi anyura inzira ye, ntiwamenya ibyo buri buhuriremo nayo, ndetse nta n'ubwuzi ngo iyo nzira iraza kukugeze kuko aho ibikujyana by'abandi bibajyana. Hakuno mwe mukore subscribe kuri YouTube channel yitwa Tolawood Empire, ubundi mwirebere. Abarebye sezo ya mbere muraza kwitonda gace. Iyi seri itandukanye n'izindi zose. Tolawood Empire presents ushobora kuheruka inzira muke. ubu ngubu rero atangiye kuganya neza, atangiye kwicuza, atangiye kuganyira, atangiye gutura, atangiye gutekerereza umusaza wiwe ibyamubayeho kera, umusaza we ataraza mu buzima bwe, umusaza we atarongera kumubona. Uyu nguyu rero nta wundi ni Iribagiza. Atangiye kwiganyira, atangiye gusubiza, atangiye kuganira umusaza we ibintu byose byamubayeho, atangiye kuvuga uburyo bagendaga bamutoteza, uburyo bagendaga bamubeshyira, uburyo bagendaga bamutwara nk'aho atari umwana wabo, nyamara mu by'ukuri n'ubundi nawe abona ko hari akantu karimo, ariko ntabashe kuba yamenya neza, ariko ntabashe kuba yasobanukirwa neza. Ariko nyuma y'aho amaze gusobanukirwa neza, yifatiye umwanzuro wo gutekerereza, wo kubwira ibyamubayeho byose, akabibwira umusaza we ari we Rurangirwa. Rero yamutegereje igihe kinini cyane, yakomeje kubyibazaho igihe kinini cyane, agenda avuga ati se uyu nguyu koko ni umusaza wanjye cyangwa se ntago ari umusaza wanjye. Byamubaje kumubera urujijo, byabanje kumubera ibintu bigoranye cyane, gusa aza gufata umwanzuro w'uko agomba kubyemera kubera ko nta n'ayandi mahitamo yari afite. Biza kurangira abyemeye. Rero ubu ngubu bakaba bari kumwe umunsi ku munsi, akaba anafashe n'umwanzuro wo kumubwira akantu kose kamubayeho kugira ngo umusaza we Iribagiza atabibona ukundi kuntu, nawe yumve yuko uriya muryango ari umuryango utagira ubumuntu, ko ari umuryango wifuzaho ibyiza gusa, aho kugira ngo wifurize abandi ibyiza. Ugenda wifuza utuntu tw'abandi, ugenda ufatafata, ugenda ukorakora. Iribagiza rero akaba afite amaganya, akaba afite n'agahinda kenshi cyane. Ubu ngubu noneho nibwo yabyumva neza, nibwo yakumva neza yuko yari yararenganye, yari yarabuze umurenganura. So akaba rero atekerereje umusaza we ibintu byose byamubayeho, akavuga ukuntu bafashe izina ryiwe bakariha Isimbi, aho kugira ngo barimurekere kugira ngo Rugema naze amubure, ahubwo atware Isimbi nk'aho ari we mugore w'isezerano ryiwe yari ategereje. Nanone ku bantu batabasha kuba bakurikirana neza, cyangwa se ku bantu batabasha kuba bareba episode zindi zagiye zibanza, ndagira ngo mbwire yuko impamvu Cyusa yaje mu Rwanda, yari aje kureba uyu nguyu Iribagiza, kubera ko baherukanaga kera bakiri abana, baherukanaga kera bakiri utwana dutoya. Mwavuga ati ndagukunda, n'undi nawe ati nuko nguko, ariko bazi ko ari utuntu tw'abana, bazi ko ari utuntu tw'imikino, bazi ko bitazavamo ibintu bishobora kuzagira ikintu bitanga muri future yabo, mu kazoza kabo. Bumvaga kabisa ko nta cyadanje kizaba, ariko n'ubundi byaje kuba uyu nguyu Iribagiza aza guhura na Cyusa, nk'uko ubu ubwabo barabyizezanyije hagati yabo. Uyu nguyu rero Cyusa ni nayo mpamvu yafashe umwanzuro akimanukira, akaza mu Rwanda avuye muri Amerika, aje kureba Iribagiza. Ariko nanjye munyumvire agahinda gakabije, yaba ari Cyusa yarahuritse, yaba ari Iribagiza nawe yarihubutse. Ku mpamvu ya mbere, impamvu Cyusa yahuritse ni uko umuntu yari yiteze, yakundaga, yari azi ko ari we mukobwa we wa nyawe, ariko bamubeshya. Nawe ndagira ngo ubyibaze neza, wumve, ushyire mu gaciro, wumve ari we bibayeho, wabyitwaramo gute, wabigenza gute? Ibaze uciye kureba umukobwa uwo wari wizeye uzi ko ari we nyawe, kumbi ntabwo ari we, bakubeshye, bagutuburiye. Kwari ukugira ngo bakwiherereze undi wundi, kugira ngo bo biyungukire. Mwumve ko nari abagome, ni abagome bagize kwica umuryango wa Iribagiza, bagize kubeshya
fiyanse we yuko Iribagiza atari we yakekaga, ahubwo ari uwundi wundi ngo yaba yarahindutse. mu nyumvire hanyuma si birangiye bashatse no kuvuga yuko Iribagiza yapfuye. mu nyumvire so impamvu rero ndimo ndababwira ibi ngibi no kwari kugira ngo mbibutse neza uburyo ibi byose aho birimo birava yuko Iribagiza ari we urimo uratekerereza musaza we ibintu byose byamubayeho, ibibi byose byamubayeho kugira ngo musaza Iribagiza uyu nguyu rirangirwa yumve uburemere bw'ubugome bariya babyeyi twakitira ko ari ababyeyi ba Iribagiza bakoze ubugome bubi cyane ndetse n'Imana yo ubwayo ntago yababarira kabisa, ntago yabashyiriramo imiyaga habe na gatoya. so ayo ngaho rero ni amaganya yiwe ya Iribagiza, arimo aravuga ukuntu yarenganye, arimo aravuga ukuntu yahuritse, uko yahuye n'ibibazo bikomeye cyane, uko yahuye n'ingorane, yahuye n'akaga atazigera we mu mutwe wiwe bimuvamo, ntabwo bizamuvamo kabisa. so nawe rero umusaza wa Iribagiza nawe bikaba byamurenze, akaba yagize icyo twakita nkaho ari ihungabana kabisa. nawe yavuze ati mbega ubugome burenze, ntabwo nari nzi ko hakibaho ubugome bumeze gutya, ntabwo nari nzi ko hakibaho abantu bafite imitima imeze gutya, imitima itagira ubumuntu, imitima mibi cyane, imitima mibi kabisa. so ukumva rero hano kuba Iribagiza we ubwe ku giti cye arimo aratekerereza ibyamubayeho, arimo arabwira musaza we ubuzima bwiwe guhera kera kugeza na n'ubu ngubu, byo ubwabyo byonyine biri kubasha kumubohora, nubwo nta kindi kintu cyahita gipfa guhinduka kano kanya mu gihe bari bicaranye, ariko byibuze hari ikintu kibashije kumubohora ku mutima we, abashije kuba yakishima. so nanone rero turaza gukomeza twihuta cyane tuza tureba ahangaha, tureba Rurangirwa ko abwira Iribagiza ko ibibazo byose, Rurangirwa aza kubwira Iribagiza ko ibibazo byose yaciyemo birangiye. ese agiye kumuvana hariya ko amubwiye ko ibibazo byose yaciyemo birangiye? ese agiye kumwimura amuvane hariya amujyane ahandi hantu? ese yamujyana hehe ko Iribagiza yakuriye hariya, ko yarangije kuhiyumvamo, nubwo bamukoreye ibibi byose, nubwo bagerageje kumutwara uko batari bakagombye kumutwara, ubu ngubu koko azashinyiriza avuga ati njyewe ndaguma ahangaha, cyangwa se azemera musaza wiwe amujyane? ese ko wendi kubera iki tutarimo turibaza impamvu musaza Iribagiza atarimo arafata Iribagiza ngo amujyane bijyanire iwe mu rugo, aho yakagombye gutuza, yakagombye gushyira umutima hamwe, ubundi agakurikirana ubuzima bwe neza yitonze akiyitaho, kubera ko twabonye ko umusaza wa Iribagiza yari we Rurangirwa, afite amafaranga, ni umusirikare, afite ubushobozi, afite buri kintu kimwe cyose gishobora gutuma ubuzima bwe bukomeza, ndetse na Iribagiza atiriwe ajya gusabiriza, atiriwe yaka n'undi muntu uwo ari we wese ubufasha. so dukeneye kureba rero hano kubera iki uyu Rurangirwa abwiye Iribagiza akamubwira ati kuba tubonanye wowe wumve ko utuje, umutima wawe ujye hamwe, umutima ujye mu gitereko nka bro wawe, mwijeje ko utazongera kubabara na rimwe mu buzima, ntabwo uzongera kubabara na rimwe mu buzima, ngiye kugufasha guhera hasi kugera hejuru, icyo uzajya ukenera cyose mu buzima nzajya nyiguhereza. niko rero umusaza wa Iribagiza yibwiriye Iribagiza, gusa kuba amubwiye ibi ngibi kandi nanone mwibuke Iribagiza aracyaciye muri kiriya gipangu cyo kwa Rugema, aracyabamo hariya kwa Rugema, aracyabana na Nyirantambara, aracyabana na Fabiola, usibye ko afite abantu beza bashobora kuba baganira ibintu byiza, ari we Cyurinyana ndetse na Kanyana, ariko aracyabana n'abantu
babi, aracyabana n'abantu babi cyane batamwifuriza ibyiza, bahora bamwifuriza inabi gusa, bifuza yuko yapfa, yifuza yuko atakomeza kuguma hariya, bifuza yuko atarama ku isi, akagombye guhita yifura. Mubyibuke neza, ibi ngibi biri mu bintu bitashoboka yuko Iribagiza yagira amahoro mu gihe akiri muri ruriya rugo. Sinzi rero niba uno musaza wa Iribagiza agiye kumujyana ahandi hantu, uko nguko rero ni ukwihenura kuri Kanyana, ni ukwihenura kuri Kanyana kabisa. Ubu ngubu Sylvie tuvugana aka kanya akaba yihenuye kuri Kanyana, akaba ashatse kumwereka yuko yateye indi ntambwe, ashatse kumwereka yuko atakiri singa, akaba ashatse kumwereka yuko ubuzima bwe bwose burahindutse kabisa. Ntabwo yari akimeze ko akunda, ubu ngubu ibintu byose byahindutse, ashaka kwerekana yuko yateye indi ntambwe, kandi mu by'ukuri n'ubundi nibyo kabisa, yateye indi ntambwe. Ariko nanone uburyo arimo arabivuga cyangwa se uburyo arimo arabigaragaza, biragaragara yuko yabyishimiye cyane, biragaragara yuko nawe ubwe ku giti cye byamutangaje kabisa. Ntabwo yumvaga ukuntu uyu nguyu Rugema Rurangirwa azamubwira yuko amukunda, ntabwo yabyibazaga, ntabwo yabirutaga, yumvaga ari inzozi, ntabwo yabitekerezaga mu nzozi ze, ntabwo yabyumvaga habe na gatoya, kugeza na n'ubu ngubu aracyarimo arabyibaza, kugeza na n'ubu ngubu byamutangaje. Akaba rero afashe umwanzuro noneho wo kubibwira neza Kanyana ngo abimwerurire, anamubwire n'uwo ari we, anamubwire n'uburyo byagenze. So ibi ngibi rero byose nibyo dushaka gukurikirana, ibi ngibi byose nibyo dushaka kureba, gusa muri ariko ho gatoya kugira ngo murabizi namwe mwarabibonye uburyo Rurangirwa yari ari kumwe na Kanyana, ubona yamwishimiye, ubona yamukunze, ubona rwose wagira ngo ni umukobwa w'inzozi ze. Ngira ngo muranabyibuka neza aho uyu nguyu Rurangirwa yigeze kumubwira yuko atazigera na rimwe amuhemukira mu buzima bwe. Ibi ngibi rero nibyo tugiye kureba, ese azamuhemukira mu buzima bwe cyangwa ntabwo azamuhemukira? Ese iyi promise amuhaye azayikurikiza, azayishyira mu bikorwa cyangwa se ntabwo azayishyira mu bikorwa? Kubera ko hari igihe abantu batanga promise ariko ugasanga izo promise nta kintu zivuze cyangwa se ntabwo bazikurikije. Ese uyu nguyu Rurangirwa azamukunda? Ntabwo azigera amuhemukira na rimwe, ntabwo azigera amuhemukira. Ibi ngibi byose nibyo dushaka kureba. So impamvu rero tuvuze kuri bino byose ni uko twari turimo turivugira kuri Sylvie kabisa. Ubu ngubu umuhungu akaba aramwegukanye, nta n'undi muntu bagomba kumukompeta rwose, ntawe, kubera ko yamajije kwinjira mu mutima, yamajije kuba akara k'umuntu hariya rwose, yamajije kuba akara k'umuntu, yamajije kuba akara ka Rurangirwa kabisa. Ubu ngubu bahuje, ahubwo mwitegure igikwe hafi, mwitegure ko hagiye gushya, hagiye kuba ibintu bidasanzwe, hagiye gushya koko. Tumaze kubona inkundo ebyiri kabisa ziri topfu, zigiye gutuma ibintu byose biba faya, biba umwoto. So Kanyana rero akaba nawe yumvishe afite ikimwaro, yumvishe afite isoni, yabuze uburyo abivuga, yabuze uburyo abyerura kuri Sylvie, kubera ko nawe umuntu ategereje ko amusubiza ntabwo aramusubiza. Nyamara uwo muntu ni Rurangirwa, kandi Rurangirwa umuntu yahisemo ni Sylvie. Sinzi rero niba yakihinduka Sylvie akamwanga akajya gukunda Kanyana, ariko Kanyana ku rundi ruhande arababaje kabisa. Nawe uri Kanyana wababara cyane, gusa ntabwo arabasha kuba yamenya neza umusore yakundaga ko ari we wakunze Sylvie. Ibi ngibi byose nibyo dushaka kureba, niyo mpamvu rero turimo turabasaba nimujye kure ya televiziyo yanyu, tuba turimo turagenda tubagezaho akantu ku kandi. Gusa Kanyana nawe ibyo ari byo byose wahasanga ntawe wamenya, wahasanga wenda azanabakunda ari babiri, kubera iki se mwakumva yuko atabakunda ari babiri? Kubera iki se mutakumva yuko ari umusilamu? Wenda wasanga atari umwe, wasanga wenda gutunga babiri byemewe, wasanga byemewe. Gusa Sylvie yakomeje ashotora cyane, ari gukomeza ashaka kwerekana yuko Kanyana ari umuntu uciriritse. Sinzi niba mwabibonye,
ari kwerekana yuko ari umuntu uciriritse, amubwira ati kuva nabaho n'ubwa mbere nkubonye ngo umeze gutya wambaye gutya, wambaye ipantaro sindakubona na rimwe, n'ubwa mbere nkubonye, wasanga witeguye ngo umuzungu, cyangwa ngo niyo mpamvu ngo mama wawe muri iyi minsi arimo arakwitaho cyane, ngo witeguye ngo kubona bamwita gute, umugeni ni iki, umugabo bamwita gute, ni umuki. Mwandike muri comment, ndabyibagiwe kuno yitwa umugeni, we ndamuzi, ni umugore ni umukobwa, hanyuma se w'umugabo yitwa gute, ndabyibagiwe muri comment, mwandike muri comment mumbwire, ngiye ndabyibagiwe kabisa, sindi kwibuka neza ngo bimeze bite, mwandike muri comment mumbwire, ngiye nabyibagiwe. ndikumva bisekeje kabisa, gusa ni byiza cyane kuba Sylvie yahiswemo kabisa, ubu ngubu byarangiye, ubu ngubu yamaze kwibonera iwe ibintu byiza cyane, twagombye no kwishimira. Gusa nanjye nibyo bintu nasengeraga, nibyo bintu nibazaga cyane, nibyo bintu nakunze cyane kuba byagenda gutyo. Muri kumva rero ahangaha Sylvie ameze neza, nta kibazo, nta kintu atwaye. So umuntu rero ubabaje ni uyu nguyu Kanyana, ateye impungenge, ateye impuhwe. Reka dutegereze turebe wenda uburyo bizagenda nyuma, so rero ikindi kintu turaza kureba ano makimbirane akomeje kugenda avugwa hagati y'abantu benshi cyane. Turaza kureba n'amakimbirane, turaza kureba hano ibintu bitangaje, turaza kureba hano ibintu biteye ubwoba kabisa. So nanone turaza twigarukira kuri Kanyana rwose, ntago baramusubiza, ategereje igisubizo kandi ari kumva ameze neza, ari kumva afunze boku, ari kumva yishimye, ari kumva we ubuzima bwe bwose nta kibazo bufite, ari kumva ibintu byose biraza kugenda neza, ari kumva nta kintu na kimwe kiraza kumuhagarikira urukundo rwiwe ndetse na Rurangirwa. Gusa izi confidence afite, Imana imubabarire, imufashe, zigere ku ntego ze, ariko ntawe wamenya, ari igihe n'abantu banashwana, wasanga wenda bazanashwana akamureka agahita yikondanira na Kanyana, wasanga azamureka agahita yikondanira na Kanyana. Ibi ngibi byose nibyo turi buze kuzamo, tunyuramo neza, tutihuta, neza ku murongo, tureba n'igisubizo kiri hafi kuri Rurangirwa witeguye kuba yakundana na Kanyana, ariko nanone bikaba ari hafi ya nabyo, bikaba biri kuri 0%. Amahirwe twabiha ni 0%, kubera ko kugeza ubu ngubu magingo ya kuba Rurangirwa yahisemo Sylvie, sinzi ibindi bintu byakurikiraho, sinzi niba yahita apostponinga cyangwa se ahita bihagarika akavuga ati reka nikundanire na Kanyana. Gusa biragoranye cyane. Ibi ngibi nibyo tugiye kuza kunyuramo, nibyo bintu tugiye kuza twirebera. So ikintu rero tubabwira nanone, mu gihe tutegereje kuba twanyuramo neza twitonze, tunareba filime kugira ngo tubashe kuba twasobanukirwa neza, reka tube tubasaba gukora mukore subscribe bantu, inshuti bavandimwe, niba muzi ko mutarakora subscribe, nimukore subscribe, kubera ko iyo uyikoze ntago wongera kujya usakinga wirushya ujya kwandika uvuga ati inzira y'umusaraba, wandikamo ama episode runaka, seri runaka, reka uhita ubyibonera, bihita bikwisangira kabisa. Ikindi ni musharinge bantu, inshuti bavandimwe, niba muzi ko mutarasharinga, ni musharinge, hanyuma tubirebe turi kumwe n'abandi, twiyumvire turi kumwe n'abandi, kubera ko biryoha bisangiye, ntabwo byakuryohera uri wenyine. Uzanarebe iyo wicaye muri salo iwawe mu rugo ukareba filime wenyine, yego uryohewe cyane, ariko hari ikintu kiba kibura, byaba byiza cyane cyangwa se byakuryohera cyane uramutse ufite undi muntu murimo murayirebana, uramutse ufite undi muntu murimo murabasha kuba mwasobanukirwa cyangwa se mwasobanurirana, ukumva ko byaba ari byiza kurusha uko wayireba wenyine. So ikindi rero
nimutere comment nyinshi cyane muvuge uburyo murimo murabyumva cyangwa se uburyo murimo murabibona, kubera ko ibitekerezo ari byinshi cyane, inyunganizi ari nyinshi cyane, byose tuba tugomba kubishyira hamwe tugafata umwanzuro mwiza, tugafata umwanzuro uhamye. Impamvu nanone tuba turimo turabivugaho ni uko tuba tugira ngo twige amasomo meza, tuba tugira ngo turebe tujye in deep, twige ibintu byatugirira akamaro aho kwiga ibintu bitatugirira akamaro. Tuba tugomba rero gusobanukirwa, tuba tugomba gusesengura tukajyamo in deep kabisa. So muri kumva rero ni ibyiza gusa mu gihe tugitegereje ko uyu rurangirwa ajya gusubiza Kanyana, ajya kumusubiza. Yes, ubu ngubu rero tuvugana Rugema akaba agiye kuzana umuti, akaba agiye kwa Emile ndetse na kamarade, akaba yiyemeje kujya kuzana umuti, byakanga byakunda byakanga byanoga, niyo nego yihaye, niwo mugambi yihaye. Aba ngibi rero akaba bivuze ari kumwe n'umugore we, bari kumwe biyicariye iwabo kabisa. Uyu nguyu Rugema akomeje gufata umwanzuro uteye ubwoba, akomeje gufata ingamba ziteye ubwoba. Ntabwo twamuca intege, ariko nanone ibyo ashaka gukora ni nko gukora mu kanwa k'inzoka. Ashaka gukora mu kanwa k'inzoka, ntabwo azi umubano afitanye n'uyu nguyu Emile na kamarade ko ari umubano mubi cyane. Ubu ngubu bamubonye ikintu bamukorera bamuhitana bahita bamwica, ariko we ikintu arashaka yuko ajya kuzana umuti, byakanga byakemera, kubera ko niyo ntego yihaye, nicyo gisubizo arimo yishyira mu mutima we. Ariko ndagira ngo mbabwire ko ibi ngibi ntabwo biri buze kumworohera neza. Ese agiye kubigenza gute? Agiye gukoresha ubuhe buryo kugira ngo abashe kuba yabona uwuhe muti? Agiye gukoresha izihe nzira? Iki ngiki ni ikibazo natwe twakibaza turi benshi cyane. Sinzi niba mwabona igisubizo. Ese igisubizo cyaba ari ikihe? Yaba agiye kuzana mu buhe buryo? Yaba agiye kuzana uno muti gute? Ko bigoranye cyane, ko bikomeye cyane, ko Emile na kamarade nabo bataryamye byaho ngaho gusa, baryamiye amajanja, bategereje kubona hari akagabo cyangwa se hari umuntu usunutse amazuru. Bakeneye kubona hari umuntu usunutse amazuru hariya, ubundi bakahita bamukacira, bakahita bamuryingoto, bakahita bamwica. So nta blage n'izi ngizi na nkeya, nta blage n'izi ngizi namba bafite, kubera ko umuntu uwo ari wese uzagerageza kubitambika mu nzira, umuntu uwo ari wese uzageza mu buzima bwabo, cyane cyane noneho nka papa Emile cyangwa se uyu nguyu Rugema, ibintu bazamukorera bazahita bamurangiza, bazahita bamushwanyaguza. Se twitegure bizagenda gute? Bizarangira gute? Uyu nguyu Rugema agiye gukoresha ubuhe buryo bwo kugira ngo ajye kuzana umuti, kugira ngo yinjire muri rugo rwa Emile na kamarade? Araza gukora iki? Ese araza kugenda basinzirize? Araza kugenda nawe yisize ibintu bituma batamufata? Araza kugenda se sinzi uburyo araza kuba ameze, gusa biraza kuba bigoranye cyane, kubera ko ibyo arimo aravuga nawe ubwe wagira ngo ntabwo abizi neza. Na papa Emile nawe ubwe yaratinye cyane ngo abure no kuvuga yuko kugira ngo Rugema atoroke, wenda hari uwundi muntu waje akamutabara, kugira ngo abivuge muri ubwo buryo, wenda Emile na kamarade ntibapfe kumukorera ibyamfura mbi, wenda akabeshya yuko hari umuntu waje gutabara Rugema, uwo muntu akaba ari wajyanye Rugema, nawe akahita amushimuta akamujyana kumukorera ibyamfura mbi. Ibaze yuko nawe yatinye yuko yatekereza ibyo bintu, yuko yatekereza iyo ayide ngo ashyire mu bikorwa.